uyu munsi wa none rero impamvu murwanya Satani ntabahunge mumurwanya mutarasobanukirwa Satani ninde, Satani akorate yatakate, ntabwo ashobora kuguhunga utaramusobanukirwa uburyo akora, kugira ngo umenye uburyo umusenyera ibirindiro bye.
God bless them in the name of Jesus. For Jesus. We thank God. Hallelujah. Hallelujah. Raise your hands and we thank God. Raise your hands and we thank God. Yes, Jesus manifested in your life. And He is going to manifest. Hallelujah. Praise hallelujah. May God be praised. Last night, I got revealed by God after Him being He gave me a special revelation. I got to see the kingdom of hell was coming up to fight against you. And I could see every person was being sent of the attack. There are those that have spent years, and there are those that have spent days. When I saw so many angels coming out, everyone is being given a spear. As he was being given a spear, I could see you having energy to fight against those attacks. To fight against those attacks. And as you are fighting against them, you are living your life.
Satani nawe azabahunga. Satan is going to go away from you. Mbwirira umuntu mwegeranye ngo rwanya Satani. Tell your neighbor that fight against Satan. Nawe azaguhunga. He's also going to go away Mubwire from Imana you. irabikwemereye. God has allowed Iguhaye ubutware, iguhaye ubushobozi bwo kurwanya Satani, nawe akaguhunga. Ababwakiriye those who receive it say hallelujah. abakira ubwo butware zamura haleluya. Those who receive it say hallelujah. Sang adibai foti ema la sakuta la shidi binifo. Iyo udafite ubwo butware Satani aragutsinda, ariko ndashimira Imana ko ari ubutware bwamanutse ku buzima bwawe. Zamura haleluya. Fatiro mwegenye mubwiye ngo topic uno munsi, mubwire ngo rwanya Satani nawe azaguhunga. Mubwire ngo wikemera kuba inganzwa ya Satani, ahubwo igaranzure Satani azaguhunga mu izina rya Yesu. Ababyakire zamura haleluya. Tujyagaze dusome ijambo ry'Imana. Tujyagaze dusome ijambo ry'Imana. Ribonetse mu gitabo cy'Abefeso. Turasoma twihuse ku bice bya 6. Umurongo wa 10 dusoreze 13. We end to 13. Jean d'Afrique adusomere ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Abefeso ibice 6 umurongo wa 10 kugeza kuri 13. Kadusome mu izina rya Yesu. Ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru cyangwa se mu kirere. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Ariko reka nkongere undi murongo umwe. Ndawukongeye. Nkongeye umurongo haleluya wa 24. Anga mu Befeso. Yes, ndawukonye wa 24. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. 24 handitse ngo ubuntu bw'Imana bubane n'abakunda umwami wacu Yesu Kristo, umwami wacu bose bataryarya. Yesu Kristo umwami wacu bose. Bivuze ngo iryarya zimuryarya, ubuntu bw'Imana nta buziriho. Bivuze ngo ababikinisha batarimo nta bubariho, ariko ngo rata abakunda umwami wacu Yesu Kristo ubuntu bw'Imana bubabeho. Amen. Mwakirane ijambo ry'Imana. Turikomera amashi. As also read in English, Ephesians chapter 6 verse 10. We're going to read up to 13. 10 says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his mighty. Put on the whole army of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not
hustle with all against the flesh and blood, but against the principalities, against the powers, and against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole army of God, that you may be able to withstand in the devil days, having done all to stand. We also read on 24, grace be with all those that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. Receive the word of God. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashimeshi. Icara mu kubaho kw'Imana, Imana iguha umugisha. Iri jambo ry'Imana, this word of God, Imana irimishurira. God revealed this to me. Yamyeretse ibyo bitero nagiye mbabwira. Showed me of all those attacks love. Igihe yanyerekaga marayika ahereza umuntu wese inkota. When he was showing me of the angel giving every person a spear, nkabona ababashije kuzikoresha barwanyaga ibyo bitero bakabitsinda bikabahunga. Those who were able to use those spears were able to fight against those against them, and they numva Imana irambwe ngo nse mbabwire. Then I had God telling me to come and tell you, Satani nta mpuhwe na zimwe abafiti. Satan has not any kind of mercy. Ndetse n'abakozi be nta mpuhwe na zimwe babafiti. Even his servants have no mercy against you. Misiyo ya Satani ku buzima bwawe, the mission of Satan against your life, nukuburizamo ikintu cyose cyiza cyakaje kuri wowe. It is to make a lot of anything that is good against you. Iteka ryose, every time ibyiza bitangiye kukuzaho, when the good things come towards your side, Satani apanga ingabo zizamuka, Satan plans of the soldiers kuza kukunyaga ibyiza wakiriye, come and fight from that, kuza guhinyuza umunezero wakiriye, come and reveal of what you've got as an uzasanga inshuro zimwe na zimwe. You're going to see so many times iyo wishimye cyane, when you're happy, iyo wishimye when cyane, you're very happy, haboneka ibitero there comes a time birema ikintu kikubabaza. to make something to make you annoyed. Abatarabisobanukirwa, Those who have not yet understood uhita it, utangira kwibwira ngo you start telling yourself, n'ubundi nta cyiza kimbereye, there's nothing good. n'ubundi sinari bwishime ngo bimare kabiri, I couldn't even get happy. n'ubundi sinari bunezerwe kugira ngo bimare akanya, It will not even spend more kuko time wakiriye imibabaro ya Satani. because you've received the sadness. Ndagira ngo uyu munsi umwigaranzure, I want you to defeat him today utangire kumurwanya, and then start to fight against umenye him. ko nta mpuhwe agufitiye, Know that he has no mercy. umenye ko nta mbabazi agufitiye. Know that he has no mercy. Hagarara ku maguru yawe, Stand on your feet. fata inkota uyu munsi Imana yatanze, fata inkota y'ijambo ry'Imana, Take the spear of injira mu butware bw'Imana, tangira uhangane n'umwanzi wawe, fighting. tangira wirukana ibyo bitero, tangira wirukana ayo majwi. Start chasing away all those voices. Imana ishimwe. Amen. Uyu munsi wa none Today dufite ikibazo gikomeye. we have a very big problem. Pawulo yandikira Abefeso, When Paul was writing to the Ephesians, iri torero ryo muri Efeso this church from the Ephesians, ryari rifite ikibazo, they had a problem. ryari rifite ikibazo. Had a problem. Babagaho They could live, bageragezwa and when they get na attacked Satani, by Satan, bagata they ibyizere, could lose hope. bagata They ibyiringiro, could lose hope and faith. bagatatana, They could scatter, kubera ko batari barasobanukirwa umwanzi ninde. but they had not understood who the enemy is. Uyu munsi wa none Today, urakwiriye kumenya you should very well know ibirwanira ku buzima bwawe ibyo ari byo. things that fight against your life. Satani ni iki? Who is Satan? Abantu benshi So many people, umuhagurukije hano if you can make someone stand, ukamubaza ngo you ask, Satani ni iki waje kurwanya, what is Satan? benshi ntibabimenya. Is that fight against Uyu munsi wa none rero today? impamvu murwanya Satani ntabahunge, The reason as to why you fight mumurwanya Satan is mutarasobanukirwa Satani ninde, Satani akorate, yatakate, ntabwo ashobora kuguhunga utaramusobanukirwa uburyo akora, kugira ngo umenye uburyo umusenyera ibirindiro bye. you
don't know who Satan is and how he works. So he cannot go away from you when you don't know where to fight him from. Satani n'umwuka. Satan is a spirit. Wari umumarayika mwijuru ukomeye wahagararaga imbere y'Imana. There was an angel in heaven. Yitwaga Rusuferi. He was called Lucifer. Aza kwigomeka ku Mana uyu mumarayika. Then he disobeyed God. Kuko yarahagarariye abandi bamarayika mwijuru. Because he was the leader of ndetse Imana yari yaramuhaye icyubahiro kidasanzwe. He was being honored. Iyo abamarayika bose bakeneraga guha icyubahiro Uwiteka bajyaga Rusuferi, icyubahiro cyose kigaca muri Rusuferi, akagiterura akajya imbere y'Imana akagihereza Imana. Every honor could pass through Lucifer to go to God. Haza kuba ikibazo kimwe. But there came a problem between. Igihe Imana yaremaga umuntu, when God created a person or a human being, Rusuferi agira ikibazo cy'ishyari. Then Lucifer had kuki Imana shyira icyubahiro. Why does this God like give honor? Iremye iki kintu cy'ikibumbano ikakiduhagarika imbere ikavuga ngo yemwe mwabyaremwe by'abamarayika bakuru abasarafi bizima bine mwubarare muramye uyu muntu. Why has he given the authority to this human being so that we wa muntu we urakomeye nubwo wisuzugura. You are someone special even though you urakomeye nubwo wisuzugura. Imana ihimbazwe ku bwa Yesu. be praised because of Jesus. Abamarayika bayicyubahiro Adamu. The angels gave honor to Adam. Ariko Rusuferi yanga kubarara bitewe n'iki yanze kumva ko yabacitse amazi imbere y'abamarayika bajyaga bamuha icyubahiro nabo babonye arimo agihereza ikindi kintu kitari Imana. Lucifer denied to honor Adam because he didn't want to. Imana irituriza ifata wa muntu aremye imuzana muri Edeni yari yararemye mu isi. God blowed a person of whom he created. Imushizemo. When he put him there, isa no kumuha umugore. Even give him a woman. Lucifer arababarara arabanza tega amatwi amenya neza condition bafitanye n'Imana. Lucifer got so sad and he got to know the condition they have with God. Satani ntabwo ashobora kugushobora. Satan cannot defeat you atabanje kuguteranya n'Imana. When he does not. Satani ntabwo ashobora kugushobora. Satan cannot defeat you atabanje kuguteranya n'Imana. when if he cannot. Iyo aguteranyije n'Imana bikemera. He does it and it niyo nzira yo kukwataka akagushobora. and to defeat you. Iyo uri kumwe na Yesu neza. If you are with Christ, niyo yazikuka kazana n'umurizo n'amatwi n'amabinga ntacyo yagutwara. Ntacyo yagutwara. cannot defeat you. Ariko urakomeye amashaba bisumva. Satani nibwo yaje wa mwuka we winjira mu nzoka. Iyo nzoka ijya gushuka. Niyo mpamvu abantu benshi ubabaje bavuge ngo Satani ni inzoka. Ariko Satani zinzoka kuko igihe wasiciye zazindi uhinga waba waramumaze. Inzoka nagasimbu kwako. Satani ni umwuka mubi wahindutse mubi wari umwuka mwiza. Ni umwuka mubi ufite imbaraga n'ubushobozi. Bibiliya yatubwiye ngo ni ubwami bukomeye butambaye umubiri n'amaraso, ahubwo ngo bufite ubushobozi n'ubutware ngo bw'ahantu habi mu kirere. It is the power of the darkness, spiritual one, that has the authority. It has no flesh and blood. Ajya kurwanya Adamu na Eva kugira ngo abashobore. When he was to fight against Adam and Eve to defeat them, yabategeye kuvuguruza ihame Imana yari yarabahaye. they interchanged what God has given them. Igihe Yesu kageva ngo kiriya giti koko Imana yababujije kukiryaho. He misled them and told them, you are being denied to eat of that umugore tree. aramuga ati twemeye kukirya ariko ntabwo twemerewe kukirya, twemerewe ibindi biti byose byo ku mpande mu ngo bya Edeni. Kiriya giti kiri hagati
twabujije kukiryaho. Imana yatubwiye ngo nitukirya no gupfa tuzapfa. God told us that if we happen to eat Inzoka about it, itangira we will also kumuganiriza. die. Itangira kumuganiriza, Eva, gupfa ko ntabwo muzapfa. Imana arizi ku munsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana. Urumva abatezemo agatego k'Imana mukamenya icyiza n'iki. None batangira kwita bakireba ngo babona kireze isoromaho bararya. They turned at it and then they saw it is fruitful and started to eat. Ubwiza bw'Imana bubavaho. The goodness of the Lord went off them. Umuntu nuko yinjiye mu buzima bw'uburushyi. That is how a human being entered into the struggling life. Imana inaje iramubaza ngo ibyo wakoze n'icyadamu, atangira kuvuga ngo umugore yanyoheje. Umugore ati inzoka bitana bamwa. Imana ishaka nibikubwiye ngo iki niki, ca bugufi wigaragaza impamvu, ca bugufi nibwo bizaguhesha kutinjira mu makuba yakakwata. We have to be humble before God in each and everything that He requests. Imana ishimwe. May God be praised. Uyu Satani rero muri kino kinyejana arimo arakora ate? How does this Satan work in this generation that we are in? Afite misiyo yo kubuza ikiremwa muntu kwizera Imana. He has a mission to deny people from believing. Abadayimoni benshi akazi barimo bakora. So many demons are working Natwo this, kubakuramo ibyiringiro byizera Imana. removing you from hope of believing Dore in ikintu Christ. babategeraho. This is what they attack. Baraza bakakwereka. They come and show you. Bakakubwira ati Marigarita we. They say, Margaret, Kandi bakuganiriza utababona n'umwuka. it is a spirit Winjira mu marangamutima yawe. that comes into your emotions. Ugatangira ukakuganiriza. It started. Dore nakazugira iyo Mana wirirwa usenga yakumariye iki? You have no job. Nawe So koko many wareba ugasanga usenze imyaka 2 nta kazi. You've spent 2 years Ukahita praying for wiheba ukagenda ukagwa ati warayobye. Ukahita wigira kwinywera inzoga ugatana bikaba bigucikiye. then you become sinful. Irindi jwi rikaza. Another voice comes. Rikakubwira ngo It tells you iyo usenze uhura n'ibibazo. when you pray you mean Utarasenga ntabwo wahuraga n'ibibazo. before you pray you could not Ngo be watangiye gusenga uhura You n'ibibazo. started praying and you started Ntabwo watangiye gusenga uhura n'ibibazo. Oya. Ahubwo bigaragaza ko uburyo wabaga utarasenga bwabaga ari ikinyoma. the life we were in before Bwabaga ari ikinyoma. it was a false life. Warabeshya gukabaho. You could lie Waribaga in it. ugatera imbere. You could Waragambanaga bikemera. Ariko winje mu masengesho byabindi urabiretse wisubona nyine karibwo situation mbi. Haleluya. Lobakita la sankolega. Sobanukirwa uburyo warwanya Satani. know how to fight against Satani Satan. araza akakubwira ngo He comes and tells dore you wakundanye na runaka biranga. you were in Ukundana na runaka birapfa. it felt this way. It felt this way. Uracyasenga iki? What are you still praying Nshuti for? mwene data. Brotherland. Wowe ukigushwa n'ibintu Imana itanga You who is speaking ntabwo uzagera Isiyoni, uzagwa mu butayu. Uzaba nk'Abisiraheli you're going to be like the Israelites. bagiye bitotombera Imana They went speaking back kubera situation babaga because of the bahagazemo. situation they were in. Ahubwo Satani ukuganiriza But that's Satan. akakwereka What to do. kutazubaka. Menya ngo ndinjira muri ibiri mukubite n'ibyanga amabwire n'umushumba afashe uwa gatatu tumutimbure maze ubundi ahunga ubuzima bwawe. We should fight against him. Zamukwiye abayo majwi akuganiriza ngo ngeyo nico usanga bamwe ngiyo nicaye nibaza ngejo nzabaho nte. Uko wabayeho hari n'inusu wowe witeyeho inyamubaho. No, watunzwe n'iyera ya Isiraheli, watunzwe n'Imana. Wiyisuri ururinja rwa ruzoga uri mutoya wambara ibipira bigerano witunira ku mashyiga nk'uko nanjye nabigenzaga byarakuyobeye. Wiyisuri ugira ngo cyakurenze, ariko uyu munsi wano Imana ihinduye amateka y'ubuzima bwawe. Utangiye kubona ko nta kimana yakoze. Has changed their history and you've started to say that God did nothing.
misanko Hello. Imana yarakurinze. God protected you. Abakobwa mwavukiye rimwe barapfa. Girls of your wowe urasigara. now date, but ntacyo ntiwayitekeye ifiriti, ntiwayihaye marigarine, ntiwayihaye makaroni, ntiwayihaye isupu n'inyama, ntiwayihaye mashirumu supu, ntiwayihaye furikaniti, ntiwayihaye jindafika pakatika chinareso topini mahibasi. Nta kintu wayihaye. you didn't give anything to God for the favor that you have today. Genda manuka sheshika, genda King Faisal, genda mu bitari Kanombe, hariya bambaye umubiri uri kubabaza my friend, barimo babatera imiti ikaru mu buribwe bikanga, bari gukorerwa operasiyo. Satani arabicariye, yabahinduye rositi binifo. Go to the uburibwe busa. what is going on there, then you're going to Uzisengesho ryabo do you know they are baravuga ngo Uwiteka udukuya, if you can move from dupfuye here, hano, if you can tabukorera, we can serve you, takuvuga, we can speak tazabwira abantu kuri Imana igirane anostakibone molestaya. Oh, leshite before tazabwira abantu kuri Imana igira neza. God that does good. Udukuye hano, If you can bring us from here, twazagukorera. we can. Wowe utariyo uri muri twarute, You who is not there, wowe utari aho ngaho, you who is not in that place, ubanye ute n'Imana? how is your relationship with Wowe God? bababaye barimo basenga batakamba ngo dukuya last eba udukuya. If you can bring us from here, turwanye Satani azaduhunga. this fight against Satan and his Satani ntabwo ashobora kugushobora utamuhaye icyicaro muri wowe. he cannot fight against you when you don't give him. Arakuganiriza ugacika intege. He speaks to you and then you get weakened. Akakubwira ngo iyo Mana usenga yakumariye. Says, what did your God do that you serve? Uzamusubirize ngo dade yaratubwiye ngo tuzi icyo Imana itumariye. Kuba itaraguha urugo nibyo bitumye ubona ko Imana idashoboye. Kuba itaraguha amakarito y'amafaranga uzayatunga ubure n'icyo amaze ujya urara uyabara wongera ubyuka uyabara bikurenga. Izo ifeza n'izahabu birahari, Imana igira itanga, turabahamya twarabibonye, Imana irabikora. Amina. Izayagushira ipfa ryayo. Imana n'amafaranga ni ibintu biri edifera, Imana n'umugabo ni ibintu biri edifera. Imana ni data wa twese, ni nyacyubahiro gitare cy'amanga samba itarumba, ganza marumbo somita udateteza abayisunze, bitinye guseruka aho rukomeye. Hallelujah. He is the Almighty and He is above all. Imana yihendahenda, Beseech God. iyo ni imigisha itanga izayo. That is a blessing that He gives. He's also going to give Iyo it to ni you. imigisha, That is a blessing that He iyo gives. ni imigisha. That is a blessing that He gives. Imana izayo, He's going to give it to you. Imana izayo. He's going to give it to you. Ibyo itanga ntibikakubuze kubakana umubano nawe. What He gives should not mislead you to have. Njyewe ndashaka guca agasuzuguro k'abantu mwemerera Satani akabicaramo. Ndashaka kugaca. Hallelujah. Satani arabaganiriza nuko mwe mutabizi. Ajyaza akakubwira ngo ubundi uzabahuta. Tumubwira ngo nzaba uko Imana yabiremye. I would live as Nurya ikijumba wibabazwa ko ari uwariye makaroni, hari igihe nawe uzayarya we yabuze n'icyo kijumba. Humura uko Imana yabipanze, nyurwa. Hallelujah. You should think for yourself as God has planned. Impamvu Satani umva ikintu akoresha, This is what Satan uses. akoresha ibyo kamere yanyu irarikira, He uses what you're in akabibangayikisha mukanga Imana. and then makes you to struggle and you go against God. Akakubwira ngo wisenga urasenga ute Imana itarakugirire neza. How do you pray when God has not yet done good to Nyamara you? nukuri nge ndabihamije,
buri muntu wese uri hano Imana yamugiriye neza. Ahubwo ineza yayo izaguka ku buzima bwawe bitewe n'uburyo ukomeje kwicira bugufi Imana. Izakukura hasi ku cyavu igushira hejuru ikwicazanye n'ibikomangoma. The more humble you become, the more God is going to uplift you. Reka mbabwire ibyiciro Satani akoresha by'abadayimoni. Let me tell you the categories of which Satan uses. Hari dayimoni. There's a demon. Partuni ya mbere ikuzimu irimo ibihumbi birenga 5 by'abadayimoni. In hell there are more than 5,000 demons. Iyo dayimoni. And that demon yitwa kutanyurwa. It is called having what you have but you don't feel. Iyo kutanyurwa kwegereye ubuzima bwawe. When you're not happy of what you have, wambara umwenda ufite ukabona ntunyuzwe. You put on wacomeka inkweto ukabona wapi, ukabona ibyo kamariza na kanengwa bambaye nibyo byiza, ukumva nibyo wakambara. And what others are within, you demon yo kutanyurwa imaze kwinjira. When that demon enters into your life, itamagara ikuzimu. It even calls from hell. Ikavuga ngo twamaze gufata inzira twinjiye, twamaze kumugeramo. We've got a loom in her for him. Kutanyurwa ukarya neza ntunyurwe, ukisiga ntunyurwe, ukambara neza ntunyurwe, karara heza ntunyurwe, ugatunga amafaranga ntunyurwe, ugatunga iPhone ntunyurwe, ugatunga touch ntunyurwe, ugatunga umugabo ntunyurwe, ugatunga akazi ntunyurwe, ugatunga but you feel that they're not enough for you. ntunyurwe. Iyo ngiyi ihora ikwereka ko abandi bagusize. Iyo dayimoni nikikwereka irakubwira ngo wowe usigaye urapfuye, ikahita inakubwira ngo ariko biriye ushaka hari inzira twabibonamo, wino ujye kuraguza urahita ukira, wino wigire gusambana barayaguhonga. You find your own ways to reach zikagutanisha kugira ngo ushakishe. You get misled so as to get nabwo zita. Ubwo iyo udacunze gato, iyo ngiyiti gucomeka mu irimbukiro Satani agaturuka inyuma akakwasa ugapfira mu byaha, ikabisohoje misiyo. Then the mission is done. Manishimwe. God be praised. Ibonye kigushutse n'ibyemere. And he says that mislead of you was ngo turananiwe twamufasha ariko byanze. Tells hell hakayitaza partina kabiri ko ikuzimirimo abadayimoni barenga 5,000. Then there comes the second part. Iyo bayita maganya. The one is maganya kaza. Solos. Ugasanga umuntu yariye neza ari maraganya, arasa neza araganya. Ese uzaganya wariye, uganye wambaye neza, uganye ufite 5, umukene wo mu cyaro Nyakariro wazamerate rostile by force. You have solos in you, then yet there are people who are far down the path. Maganya haba yibereyemo amadora, mama uyafite uve mu kazi, umuntu akakubwira mama byagenze neza se ku kazi byaciyemo ngo nayubu twarakubiswe, hamagara. Urimo urahamagara abazimu wowe. Ugasanga abantu mu minsi mike yari umukire kubera yiyaturamo ibintu bibi ngo nayubu byaranze byaracitse, mu minsi mike akahita kena bikamuyobera mugahura. Ese kuri murarira ufitemo 5, umunsi nta n'igice ufite ukuboroga. The words you speak on your life becomes bise gusaboroga kuko urarira ufite munsi noneho byanze zagenda bi simbi kwifurije ndaje wirukaneho n'ibyanze kugenda. Dayimoni maganya imaze kwinjira. When the demon called Solos enters into your life, usanga nukuri amaganya kuzuye kandi
ubuzima uhagazemo urimo uraganyiramo, iyo twitegereje inyuma yawe hari ibihumbi birenga magana ibyatsi byifuza kubaho nk'uko ubayeho. Bakwifuza bakavuga ngo ma lazai wa bieta, icyama nkasa nka runaka, icyama nkatunga nka runaka, icyama nkagenda nka runaka. Rostiba emai cyama. There are people who wish to be like you are. Wirira cyane nshuti kose Imana, abakwifuza ati cyama ntange nkamera guriya yangana. Wirira cyane nshuti kose gira kwihangana, abakwifuza ati cyama wastanze abantu ukazamura. Haleluya, haleluya. Manishi maganyi yamaze kwinjira, arakubwira ngo surisiga n'ubundi nawe kureba ukahita wihirimbiza. Amaganya akakubwira ngo n'ubundi rega 40 igiye kugera nawe ukubaza izina. None se reka nkubaze, ugasanga rega n'abatinyuka bakaza ngese ngo imyaka ngufite ngo ngingani utarubaka. Cyo babwira ngo ndi kwikimana ishaka witura babwati muzabona amatungo patina. Haleluya, haleluya. Maganya kaita kuvuga ngo wumvise ukuntu bakubwiye ngo ntuzongerere kujya usohoka ukagenda, ngo ntuzongere kujya usohoka ngo kuko ngo birirwa bakuryanira iki, nawe ukahita ugenda ukicara mu rugo ukigunga. Maganya we, maganya ubwo yamaze gufata igihugu, nkomeze mbabwira ibyiciro by'abazimu, ahita yongera agamagara ikuzimu. Yamara guhamagara agamagara indi paratini y'ingabo za Shitani, iyo bayita gahinda. Gahinda izamutse, it is called sadness. Gahinda iraza ikagufata, comes and attacks you. Yamara kugufata, after attacking you, ibintu byose ukajya uca ku bantu ntunavuge ngo Yesu ashimwe, ngagahinda karakwica, ngagahinda kagize ute. Ugasanga mu gitondo uratonomera umukozi ngo ufite agahinda, ngagahinda karakwica. Reka nkubwire, karakwica nugashyira muri wowe mu minsi iminkanyarira aba yaje, noneho nta n'uri bukurebe irihumye. Gahinda yamaze kwinjira, sadness enters into you, ahita noneho ahamagara undi mudayimoni w'inshuti ye, w'inshuti y'agahinda, bahita bamwita Bwihebe. Bwihebe yamaze kuza arakubwira ngo do uzasaza uko nuko birakuyobeye, dore wabyaye umwana umwe n'uzatahira, nta rugo uzagira. Undi akakubwira ngo nuzatunga, dore abandi barageze kure, wowe birakurangiranye, buriya uzapfa ngutyo, buriya ntacyo uzimarira, ni imivumo yaho uvuka, ni karande zo kwa so na nyina. Yego byanashoboka kabo bazimu bazamukemo bakakwiyebesha, bakakubwira ngo uriya mugabo muratandukanye, bakakubwira ngo biracikanye, bakakubwira ngo ntuzigera ubaho. Yewe mbega Bwihebe, Bwihebe yarangije akabona yakunogeje wihebye koko. Icyo gihe umuntu abakubwira Imana iravuze ngo evuga mwamenyereye kudutobobe, haragutuburira ubaye iyo myenda wambaye, iyo myenda nta kintu ufite, haratubura ubaye.
Imana irakubwira ngo baragutubura nta n'umusatsi ufite wo kwishimisha inzara, baragutuburira mubi kuko mwamenyereye imvugo ziranzazuza abazimu ng'abakozi Imana baba batuburira. Ntabyo babatuburira. Ugize amahirwe waba imbere y'Imana, kumva Imana, wumva ijwi ry'Imana ugafatiraho. Daimoni bwihebe ikwangisha Imana, ikakwangisha abakozi Imana, ikakwangisha abantu bose, ukumva nta muntu ushaka kuvugisha, ukagenda ukiheba, ukajya mu gitanda, ukajya uryama ugasinzira, ibitotsi bikakuburana, hakahita haza undi mudayimoni, uwe aza yitwaje inkota. Uwo nguwo araza cyangwa afite cya kinubi inyuma, uwo nguwo bamwita myanzuro mibi. Araza agatangira agakubita, atanzura uko gikubita ukumva agahinda umutima, agahinda karenda guturitsa umutima, none bya bizimu byose bigakorera maganya, bwihebe, gahinda, none byose bigakorera muri wowe. Undi nawe agakubita ya kintu bagakumya agakubitaho. Myanzuro mibi akahita avuga ati rero, ukahita wumva arakubwiye, akuganiriyemo kubaho bindutira no kuba narapfuye n'ubundi ntacyo maze, ukahita umanuka gahunda ukigira ku nkunda amahoro ngo ugiye kuyakunda. Myanzuro mibi ahita kwiyahurisha. Myanzuro mibi yatakwiyahurishije ahita akakubwira ngo inywera ibinini byinshi wipfire, akakubwira ngo byarakuyobeye, genda wishugunye muri Nyabarongo. Myanzuro mibi abaje gukuraho ubuzima. Cyangwa myanzuro mibi akahita ngo n'ubundi anga wa muntu uzi, niyo ufite umuntu w'umumaro abakubwira ngo mwange, murekure, ntugire ikintu, usongere kumuvugisha, muboroke, hunga. Uwo ni myanzuro mibi abashaka kukurangiriza iki? Ubuzima. Myanzuro mibi arakubwira ngo mama zinguta umugabo. Nukuri umugabo yagiye mu kazi, yagiye kwihicyuya, wasanga ari umukarani cyangwa akora muri ofisi, ntacyo bitwaye, yagiye ariko abagore mwarakize, usika abagabo bajya kubashakira ibyo kurya, mukirirwa mwiyogereza inkweto n'ibirenge. N'abakora Imana ibaha umugisha, harimo n'abagore bakora Imana ibaha umugisha, ariko ugasanga urihebye, ukahita uzinga, ugapakira ibintu byose, ukahita umucika ngo wanzuye nawe. Myanzuro mibi arakubwira ngo kera utarashaka ngo nibwo wabagaho neza, koko ubisuzumye nibwo wabagaho neza. Icyubahiro ufite cyo kwitwa mama runaka cyonyine wakigura nga wowe wagitanganga. Cyubahiro kwitwa mama nana, mama kabebe, mama kadenesi, mama kadenesi, bapapanana. Iki cyubahiro Satani akahita kwihebesha ngo igendere, ngo n'ubundi ngo turugo ngo birakurangira. Makes you hopeless and then you leave your home and you go away from there. Turi ku ntego ivuga ngo rwanya Satani nawe aza. Fight against Satan and you go. Pawulo yitegereje aba Efeso asanga bafite imyuka nk'iyi itari myiza, ahita ababwira ngo kugira ngo mubashe kurwanya izo mbaraga nimubanze mwambare Yesu Kristo nk'umwambaro w'ukuri. Hallelujah. First put on Christ as igihe cyose uzaba utari muri Yesu Kristo, Satani azagutsinda. Every time you're not in Christ, then ntabwo azakangwa ngo warize ngo waraminuje, azakwataka. Satani cyitwa ikiremwa muntu cyose kiriho aragihize. Kurindwa kwawe n'imbabazi z'Imana zakujeho. Hari abavuga ngo
ngo ubundi se ko mbaye uko napfuye ngo kandi nkora ibyaha, ni chance imwe wari usigara. Hunga udapfa, Amen. hunga utarimbuka vuba. Ngo ubundi se ngo ko najya senga, ngo ubundi simbayeho. Ubwo subayeho neza uvugishije ukuri, uzareke gusoma iyo nzoga wanywaga tureke kusinzira. Ariko twebwe tutazinyoye tukubita mwami Yesu gusa, tukahita turyama hakagona twe, tukahita tugona kubera kuvuga mwami Yesu. Iryo zina turarivuga, tukicara mu binyabiziga bikarindwa. Iryo zina turarivuga tukarindwa. Iyo turivuze baraturoga ntibidufate. Iryo zina turarivuga tukakira umugisha. Urashaka gukira, urashaka gutunga, jya watura Yesu mu kanwa kawe nk'inshuro 500. Ujye uvuga ngo uva mu rugo ugiye mu kazi, ugira Yesu mwiza, tujyanye ku kazi neza, biracamo neza, birakunda neza. Mubwire ko ari mwiza ashoboye, mubwire ko yashobora kugukorera ubukwe. Apana kwirirwa wumvira abakobanyi hanze bakubwira ngo ntibizakunda. Tereta Imana ibwire ngo urashoboye, uzangirira neza. Nawe se mbaririmbira mu kanya ndababwira ngo dushingiye ku mirimo y'Imana imbere ni heza, dushingiye ku Imana yakoreye ubuzima bwawe imbere ni heza. Ngira mugenzi wanjye ejo ni heza, mubwire ngo uzahagiramo uruhare kugira ngo habe heza. Mubwire ngo nushaka ko haba habi hazaba habi, nushaka ko haba heza hazaba heza. Baheza kw'imbere hazaza hawe niho uzabigiramo uruhare. Uzasabwa gusenga ubyizere. Kwizera ni ukumenya ko ibyo wiringira ari ukuri kandi ko bizaba. Amen. Hari umuntu umwe yansekeje, aramwe ngo ngiye ko nizeye ngo bikanga. Ngo yarizeye ngo nukuri ngo narizeye byagakunda. Babwire impamvu bitabaye, bibabwira ari abajya babyibazana ngo ngiye ngo ndizera ngo bikanga ku. Uba wizeresheje amarangamutima y'ibyo urangamiye, kubera iki wumva ko bitabaye kandi warabyizeye. Niba warabyizeye bikaba bitarakunda, umyubyizere. Kwizera ntikurangira kudasohoje icyo wizeye. Niko bimeze. Uranyumvishe? Ako kantu kumvishije ndafi. Kwizera ntikurangira kudasohoje icyo wizeye. Ntuzavuge ngo narizeye biranga. Don't say I had faith but it ignited. Izere uvuge ngo bigomba kuba. Have faith and say it should happen. Mubwire impamvu bitajya biba. Wizera mu kanya ukabona birimo pe uhamanyije n'umwuka wera. Wasohoka abyacaye wabyanyura heza. Iyo ngufuri wishyiriye ku muryango w'umugisha wawe izavaho usenze bashi. Kwizera. Umugabo witwa Petero, reka nsoreze kuri umugabo witwa Petero yari kumwe n'abigishwa, agiye kubona abona Yesu araje, databuja ari kugendera ku mazi hejuru. Abigishwa bamubonye bahita bikanga cyane, baravuga ngo ibi ntibibaho. Uriya ni umuzimu wambaye ishusho ya Yesu. Ntabwo umuntu wambaye inyama n'amaraso yagendera ku mazi ngo byemere. Yesu ahita ababwira ngo mwishidikanyaho, ntabwo ari umudayimoni ninjye. Ahita abwira Simoni ati Simoni Petero, tera intambwe uze, nawe biremera. Ahita avuga ati Yesu arampamagaye nanjye nkandagireho. Simoni abakandagiyeho, yababawe amazi biba byemeye.
abatangiye kugendera hejuru y'inyanja. started moving on the water. Ngageze hagati When he reached atangira kwibaza iyo akomoka, started ati asking, ngewe mwene ngofero ngendeye hejuru y'inyanja birakunze. Atangira kurohama, atangira kuvuza induru ati tinapeta Yesu, ati ko mpfuye, ati ngabanyije kwizera. Mufata ukuboko aramurohora, aramubwira ati nuko wari utaye kwizera. you had lost your faith. Iyi si kuyibamo bene data, ukarya ukabyuka ukarindwa ukajya mu kazi ugashaka ukabyara ukagubwa neza, ugomba kwizera Yesu Kristo nk'umwami. Faith in Christ as the King. Wowe urashukwa n'abantu bari hanze bibereye akubwira ubuse twe ko tutizera Imana nitubayeho. Bari abara baragurije ba nyina, babatanga ibitambo nyabingi zirirwa zibakurikirana. Uramwishinga, bamucinda sago bamushyiramo umuti w'ishaba w'amarozi, bamukoreye imihango mibi, haragenda agacuruza ngo ngiye kubona nasenga sincuruza. Ibaze nawe impamvu acuruza kandi adasenga bikeme, kutagira question mark. Ibaze impamvu yubatse uyu munsi ngo nyinshi hanze hano zirakora divorce kubera iki? Abakobwa bararambirwa bakikubita mu bapfumu, akaraguza akahita amuhereza umuti, akahita agenda akasuzuma unga, akahita amubwira ati ejo dukora ubukwe. Ejo ubukwe bukahita buba butavuye ku manuru gatari Imana irwubatse. Wa muti wahita uhinduka expired, umugabo agatangira kumuhiza amatwi, bakaba bagiye hehe muri divorce, cyangwa batangiye gutongana bakajya muri divorce. Mukitegereza ingo nyinshi zisenywe n'iki? Zavuye ku Mana, zigasenyuka zaravuye ku Mana, zibaza hari ibi byihishe inyuma tutarondoye. Hazagira umuntu gushuka, izere Yesu azabikora bitewe n'uburyo umwizeye. Because of the belief that you have in him. Nagize yerekwa ndisorezeho. I ended this. Imana nari ndimo nyisenga ndayibaza Mana, I was praying and then I asked God, eriki abantu batakwizera cyane? why do people have no strong faith Imana in you? inyereka ikibaya kinini cyane cyuzuyemo amacunga. He showed me a big valley. Yeze narebaga kwitangiriro sindebe kwiherezo ry'icyo kibaya. There was so many oranges. I could see the beginning but I couldn't see the Ngiye end. kubona mbona kugira ngo winjire muri izo mbuto muri icyo kibaya hasaratemba amazi yiruka cyane atemba. Hejuru y'ayo mazi hari hatambitse igiti kimwe ari cyo ugomba kwambukiraho ukajya gusoroma za mbuto. Igiti kimwe kandi hazaguruka amazi uyabona. It was a stick to move on so that you can go and touch on those Ngiye fruits. kubona nkabona umuntu umwe araza agakandagiraho akagenda agasoroma. One could move slowly and then goes and takes the fruit. Yasoroma akagenda ubona nagira bene wabo bari hakurya abanagira kuri za mbuto. Could even give to the people that are Nitegereje beside. hirya mbona ikindi kibaya kirimo imbuto ziteze nyinshi, ariko harimo kamwe kagiye keze nk'ibiti nyine bitangiye gushaka kwera ariko bitarera. Has other oranges that are not kujya yet gusoroma muri izo mbuto ziteze nabonagaho ari inzira ngari runini cyane ukandagira ukihuta ugenda ugasoroma. Imana irambwira ngo zira mbuto ubona nyinshi zeze n'umugisha mfite mwinshi, ariko abantu bananiwe kugendera kuri iki giti. Icyo giti muvuge ngo ni Yesu Kristo. Bananiwe kukigenderaho ngo baze basorome wa mugisha barye bahage bahe n'abandi. Kuko kuza kugendera muri Yesu birabavuna, bibambura uburenganzira, bibambura ibi, kuko
gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. It removes them from their rero willing bakabona talents. bigoye kuba bakurikiza ayo mahame, bakahita bihitiramo kwigira hahandi byoroshye, hahandi bibeshyera bakahita babona icyo kurya, handi biba bakabona icyo kurya muri ya nzira ngari. Aho niho abantu benshi barangariye. Niyo mpamvu musanga ubuzima bw'abantu benshi buri hasi. Ushobora kwibaza ngo nta mugisha Imana irawufite, yabishatse mwese mwava buri muntu imwave uti 20 yabishatse, ariko si irawuguha iguha 200,000 niyongere kukubona mu nzu yawe. Uri mu ngaruka z'amasengero, ukahita utumira runaka ati hayiye koko, muhita mujya kwinywera iki izo urwunge. Tuvugisha uko ntabwo byavamo. Bivuze ngo uw'Imana izagiha muri kino kinyejana ni wa wundi kubita ikimuha umugisha agahita atekereza kujya mu rusengero kwishima. Kugira gute akahita atekereza kujya mu nzu y'Imana gushima. Akahita atekereza kuba yafashamo umuntu umwe ubabaye. Akahita atekereza kugira umuntu azahura. Ngo araza kubona umugisha mwinshi cyane. Imana ihimbazwe ku bwa Yesu. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Dusengane n'abantu uyu munsi. Bamaze kumva ijambo akavuga ngo noneho tugiye kwataka Satani. Satani tugomba kumurwanyisha imbaraga z'Imana, tukamurwanisha ijambo ry'Imana, tukamukubita, tukamurwanyisha kwizera Imana. Azahunga ubuzima bwayo. Haguruka dusengane Imana. Mbega urizeye ko Satani wamutsinda? Ambara intwaro zose z'Imana, ukenyera ukuri, ugire gukiranuka no kwizera, utunga agakiza mu mutima wawe. Bizaba intwaro zirwanya ubwami bw'umwijima. Amen. Reka tugire ngo shibiganze. God bless interpreter mulongwe. Say thank you. Weka samuri biganze. Kandi wature n'ijwi rirenga, Imana igiye kukumva. Vuga ngo Mwami Yesu, Mwami Yesu, ndi imbere y'amaso yawe, ndi imbere y'amaso yawe, maze kumva ijambo ryawe, maze kumva ijambo ryawe. Ndagushimiye kubw'iyi message y'ubuhanuzi, ndagushimiye kubw'iyi message y'ubuhanuzi. Sobanukiwe imbaraga zandwanyaga, sobanukiwe imbaraga zandwanyaga. Hereye nonaha, hereye nonaha, mbabarira gukiranirwa kwanjye kose, mbabarira gukiranirwa kwanjye kose. Hano harimo umuntu ufite imiti y'abarozi yo mu bapfumu. Uze kurangiza kuvuga gatatu wayizanye hano ijuru ko irimirano n'igiterane. Izane tujuru, zana iyo miti wihuse. Nagumye kuva iryo juru. Dositebo tujugunye usenge na ubohoro. L'artiste bon derrière. Ute toseba. Shitista kiba. Entoima eba. Imiti rakaze uyu muroza agumye kwinjiriramo. Losti le by God. Ute stop. Eba inema. Shist. Fundura turebe mama. Akaba kagwango kazajya kamariki uko kari mu gacu. Kagira ute? Karinda ibyabarozi bohereje.
utu tundi n'uduki turi gagenda ujugunye muri toilette ari genda umwereke toilette yepfo abantu badakunda kujyamo mwerekeze samuri biganguza vuga ngo mwami Yesu turi imbere y'amaso yawe uhereye uyu munsi shingiye ku mbaraga zawe Satani nta bubasha kifiteho abarozi nta bubasha bakifiteho mu izina rya Yesu vuga inshuro 7 ngo nakiriye imbaraga vuga ngo mwami Yesu ibyo Satani yaboshe ku buzima bwanjye abirekure gamba fire domista kibo eba etostir hari ibyo yaboshe birari gira ngurutsa niba birari vuga ngo rekura mu izina rya Yesu vuga ngo Satani we rekura umugisha wanjye narakumena umutwe vuga inshuro 7 ngo rekura umugisha wanjye narakumena umutwe vuga ngo mwami Yesu ibyo nzajya muguza jya ukubita uvuge ngo bishe mu izina rya Yesu vuga ngo mwami Yesu ibyo baneje byose wowe urajya ukubita uvuge ngo bishe mu izina rya Yesu ibyo baneje byose ibyo bakurogesheje ibitambo bagushakagaho ibyo bakumuritse nyabingi n'ibitega amahembe n'inyatsi karande zo mu miryango indwara baguteje kanseri na sida diyabete na hepatite imivumo bagushizeho ibituma utubaka ibituma udashaka bishe mu izina rya ibituma udatunga bishe ibituma birara bikuniga domi egod fata mu isura yavuga ngo mpawe igitinyiro kuva uyu munsi ngiye kwakira umugisha uruhanga rwanjye ntiruzongera kumpangara mu izina rya Yesu Kristo uruhanga rwanjye ntiruzongera guhangarwa n'abazimu n'abarozi kwa jina la Yesu vuga ngo mwami Yesu ibyamboshe byose bidekure mu izina rya Yesu tugiye gutera harera 7 ubundi dukubita ibintu byose byari bikuboshe ibituma udashaka ibituma udatunga ibituma udabona amahoro ibituma utubaka ibituma utakira umugisha posakote sota bifote rebo chantorebaye lamo egod bara iya nyuma ya 7 turamara kwitera shaka usenga ukoma amashyi apana bya bindi byo gusenga ari abantu batazi gusenga batababasha no kuvunwa no gusenga umuntu yaba ari gusenga bagatega amatwi akaba ari kuvuga mana umpa amafaranga mana unyubakire mana ungire neza undi nawe ibyo byose avuze bimbeho ntabwo ari kugusengera nawe ugiye kwigerera umwenda watarutsemo kabiri kugira ngo nawe winjire imbere y'Imana aka kanya Imana ashaka kumva ijwi ryawe
kandi usenge ukoma amashyi. Ndagira ngo musenge mwinjire mu isi y'umwuka. Amen. Ikikubwira ko atangiye kujya mu mwuka usenga cyane, ntiwumve n'umuntu mwegeranye ibyo ari gusenga. Iyo utari kuri mu mwuka, kikubwira ko utari mu mwuka, uba uri gusenga uri kwitekerereza bya biryo wabwiye tantine ngo agushyuhirize, nujya gutaha usange bishyushye, urimo witekerereza ibyo mu rugo, urimo witekerereza ibyo mu kazi utari hano. Icyo gihe banza ubitekereze uze gusenga nyuma, ariko kura ayo majwi muri wowe. Tugiye kuvugana n'Imana. La pisto eleba. Haleluya. Amen. Iya karindwi nituyirangiza turakoma amashyi menshi, dusenga, usenga agenda usenga aryamye, usenga apfukamye, sinzi uburyo usenga Imana. Twagiye twene right. Gahunda no kubara mu cyongereza kugira ngo babone uko bashwiragira neza. Haleluya. 3. Haleluya. 4. Haleluya. 5. Haleluya. 6. Haleluya. 7. Fire! Injira mu izumuka, senga ukoma amashyi. Ayo mashyi ni makeya. Injira mu izumuka, tangira bagara Imana. Power. Zole bikitala solema. Zitwika, zisenya, senga. So power. Katika jina Fire. Zole bikitala sankole bikifire. Senya ubwami bw'ubuzima. Wamagayimana gasibana. Senya ubwami bw'ubuzima. Wamagayimana gasirohora. Izina rya Satani ibyakubahaga. Zole kitala shayini. Bitira kure. Izina rya Kristo Nazareti. Hekimana simana skobera. Insaniro ry'abarosishe. Chaniro by'amahembe bishe. Chaniro by'ibitega bishe. Chaniro by'anyama bishe. Chaniro by'abakozi bishe. Fire.